no mujamano niwe twatangiranye man numwana mwiza uruhande rumwe yatarakaye ngo ibintu ngabiduruvange bigeze mu mafaranga yitaguha nyoko mfite agahinda mu mutima nuko nakantu nasomye mba mbiyeretse ariko mfite agahinda mu mutima ka danje niba urukundo yabuzi neza ko ako gahinda nagize uri mu bantu bakaneye. Hey guys, ni wa mwanya wadira nk'ibisanzwe guys, ndore uko bigaragara ndaje nkuko ntabwo byayisanzwe gukora ikiganiro meze nka gutya niki. Right now turi kuri set turimo dushootinga comedy niki, so ni muraza muyibone. Gusa hari akantu nifuje kubaganirizaho nk'abakunzi ba Dela TV show guys. Niba ndabasaba imbabazi ntihanari bubasaba imbabazi ntago mbizi. Maze iminsi nara promosinze ibintu filime yitwa Isobe iki kugeza n'ubu nagiraza nabonye abantu benshi mu mamagara iki guys byarambabaje n'iki kubona mwaranyize ngiye nkono nkabatenguha byarambabaje cyane gusa impamvu naga ari ngiye yaturutseho hari abakinyi twari kuzakorana nabo akabenshi n'abanyeshuri rero byabaye bisa nkaho bihagararaho gatoya gusa muri vacances I promise you ko nshobora wenda reka gukoresha ndikane kwa promoting ariko ndabizi muri vacances nzayibaha ibyo ndabibasezeranije nkuko yababwiye twa turi muri shoot ya filime. Sinzi niba kino kiganiro muzakibona mbere yuko mbibahereza ntago mbizi, niba muzakibona nyuma ntago mbizi, gusa mukore subscribe kuri channel yanjye Dela TV shasho platform zanyu none sigene yabazaniye na abantu mwa followingaga kuri Dela official one ku bintu nyine bitari yari channel yanjye ku giti yari account yanjye ku giti yanjye sorry yo kuganiraho n'abantu bisanzwe muze guflowinga rero indi account ishyashya yitwa Dela TV nyizayicaho nyine ibintu bya Dela TV gusa pani foto yanjye idafite ayihura nibyo na postinze ndakeka ari ibyo uko nababwiye twa turi ku set ari umujama twa turi kumwe bita Yves uko twashaka kwibaraguzaho gatoya niki ebana mfite agahinda mu mutima nuko nakantu nasomye mba mbiyeretse ariko mfite agahinda mu mutima ka danje niba urukundo yabuzi neza ko ako gahinda nagize uri mu bantu bakaneye. Ubwo nyine nuko wabihisemo nibikureba guys, ibyo tunabyihora yaragaciyemo nashaka kubabwira gutyo munyihanganire. Filime yaratinze ariko ngiye kuba ndi kubaha ibindi bintu, hari nka comedy twakoze, araga short movie twakoze muraza kukabona ariko munyihanganire man, nanjye ndi umuntu nakosa nebyo. Yves katwakire yivaze hano atwibaraguzaho gata mwamuheruka gakera muri za bot niba mubyibuka ino cano yatangiye hari ukuntu mubona bimeze bidasobanutse urumva ariko uyu mujene Yves meze bite man? Boss bimeze bite? Cheze nago ndi boss wawe nago kiri wese uko nababwiye man niba mwibuka tugitangira sigaye unansomba niba mwibuka tugitangira uno mujamano niwe twatangiranye man numwana mwiza uruhande rumwe yatarakaye ngo ibintu ngabiduruvange bigeze mu mafaranga yitaguha nyoko gusa numwana mwiza nge ndamushimira ku ruhande rwanjye niwe muntu wa mbere twagira igitekerezo cyo kuba twatangira gukora channel ngira ngo rabizi byose niyo mu twatangiye nicyo umva n'amazina yose ari mu bantu twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tuyikore tukiri ibintu dushyiraho. Sinzi wenda umwanya afite niba muri no minsi yajya aboneka tugatangira uko twatangiye dukorana nawe akagaruka tukabatamo ubwo narababwira bimeze bite my G? Sha bimeze neza kabisa. Twayirukanaga kera.
wari waraburiye sha mba ndi mu mihanda mani, imihanda n'ubizi se. So ubu ngubu nk'uko nabibubwiye twatangiranye cano, ubu hari banga nyinshi tutakoranyemo sinzi yari akazi niyo mpamvu yabiteye. Byari akazi, urundi ruhande rukaba ruri kuba washutinga, hari ahandi naho nabonyeho kuba najya rimwe nkaba nakurira umwanya, ariko ubu noneho turi kumwe. Ubu ngubu twizere ko uhari. Umva cyane turi kumwe rwose. Guys, hari boro twakoze muraza kuzibona, simbizi niba atari kudufera, ariko icyo nzi cyo ni umuvandimwe, nubwo wenda muba mutari kumubona ariko akenshi akunda kumfasha mu buryo bw'ibitekerezo n'iki. Gusa ntabwo ari we turi kumwe gusa, ariko nifuje ko twakorana akaganiro nyine gatoya ngo byibuze mu mubone. Yarashize igihe mwana, yarashize igihe kabisa. Long time my G. Long time bro. Nizeye ko amafaranga ukiyafite. Amafaranga yaheze. Nari mumbesha utewe mani ukuntu ujya udutama. Urasetsa ahubwo se oya mani, gireka ibintu nk'ibyo mani. Twatangiye urumva tugitangira hari ibintu watuguriraga, kugeza rero ubu ngubu ntabwo wambwira ngo byarabuze, ahubwo ubu byariyongereye. Gereka bahindukije kamera mukareba inzara dufite. Inzara yo ni kuri seti. Okay. Gusa nyamangiye nk'uko nabikubwiye ndakwishimira n'iki. Nk'uko twabitangiranye, wenda uzajya ukomeza dusapotinge ntago mbizi. Gira icyo ubwira akira ngiyi mike ngenda nigendeye mu masegonda makeya. Gira icyo ubwira abantu bawe nabasiganye. Nge ndigendeye, waraje waradutaye n'uburyo ugarutse ntabyo uzi, bite dutamanura no gufata sound byaramona. Rega shambe heruka kera. Umva se kashimira abantu bakanze kuri subscribe, bakanadukoresha bigatuma tuzamuka tukava mu ntambwe imwe tukajya mu yindi. Rwose muri abantu bakomeye cyane, nimwe dukorera mwa abantu mwe mugerageze mudufashe turebe ko twazamuka. Kuba nahoraho ntabwo ari ukuvuga ngo nabateranye, hari ibindi mba nyirimo, ariko ubu noneho naje nje bayi akazi keza ku bantu bafite akazi, ku bantu batagafite namwe mwihangane, igihe kizagerwaho namwe mubona akazi, mubona imikorere. Murakoze.